Amakuru yawe umusaza bimeze Yewe bite? amakuru ni meza. Bakwita nde? Banyita OK wa mamayi. Okay wa mama, ufitiye impano wifuza gusangiza abantu? So njyewe rero impano mfite impano nyinshi zitandukanye. Izihe n'izihe? So mfite impano yo kurira, mfite impano yo kuririmba, mfite impano yo gukina, mfite impano yo kubeshya, mfite n'impano yo kuririmba, mfite n'impano yo gusetsa. Zose urazifite n'izawe? Iyi zose kandi zose ni zanjye. Urambesha umusaza. Ntabwo mbeshya n'ukuri. Ngaha tubwire nk'impano ufite imwe ya danger wasetse abantu kubyo baseka fresh. Impano yo gusetsa. Nk'iya mbere ni iyi. Impano yo gusetsa nyine urumva njyewe nshobora gusetsa. Nshobora gusetsa niyo kamera ufite ukayikubita hasi. Ntabwo byakunda. Ngaha nsetsa turebe. So nubwo ntunguye ariko reka ngerageze. Gerageza utwereke mwe muri zo ufite uburyo usetsa abantu abantu. Nanjye ngaseka kubyo nkubita kamera hasi n'abana bagaseka sibyo abana? Twagiye. Mbo. Mwateye kutubeshya? Ndumamagayira. Mwateye kutubeshya? Abana mwasetse